Nongeye kubasuhuza rero nshuti z'akadasohoka ngarutse ndi MC Ndangamira impuruza rutabangira igikanu cy'imfizi kundasohoka wari uguharamba inzovu ngarutse muri cya kiganiro cyacu amabanga y'ubukwe aho ngenda bagerenjurira amabanga y'ubukwe atandukanye ashobora kutuyobora kugira dutegura ubukwe budaduhenze ku giciro gitoya kandi bugasa neza mu maso y'ababubona ndetse bukanatugirira umumaro na nyuma y'ubukwe ubuzima bwacu bukagenda neza. Uyu mwanya rero muri iki gice ngarutse mbazaniye ibintu bitatu byo kwirinda mbere y'uko utangira ubukwe. Mu gihe ugiye gutegura ubukwe hari ibintu bitatu ugomba kwirinda. Hari amakosa abantu benshi bakunda kugwamo, amakosa agera kuri atatu abantu benshi bakunda kugwamo mu gihe cy'igikorwa cy'ubukwe. Aha rero niyo nje kugira ngo mbamenere kugira ngo wowe umaze kumva video cyangwa se umaze gukurikirana iki kiganiro utaza kugwa muri ayo makosa cyangwa ukabona mugenzi wawe ari kugwa muri ayo makosa, ahubwo kiba igihe cyo kugira ngo ube wamukemura ayo makosa nawe ayirinde. Ikintu cya mbere cyangwa se ikosa rya mbere abantu bakunda kugwamo ni ukwihutira kugura ibintu batarakora igenamigambi. Nk'uko twibonye ubukwe ni umushinga kandi umushinga uba ukeneye bije. Abantu rero bakunze kugira ikosa ryo kugenda mbere na mbere bakagwa mu ikosa ryo kugura ibintu batarakora bije cyangwa batarakora igenamigambi y'ubukwe ngo bamenye ngo ubukwe buzatwara amafaranga aya ngaya kandi buri giciro kigenewe amafaranga aya ngaya ntarengwa. Ikosa rya kabiri abantu bakunze kugwamo ni ukwiringira abantu batizewe ngo bazabategurira byose. Aha ngaha ni hahandi ugenda ugakora umushinga w'ubukwe ntuwige neza ugatangira ngo urebere ingengo y'imari ufite ugatangira kwishingikiriza abandi, ukishingikiriza intwererano zizava mu bandi kandi utazi neza niba bazaziguha, ukishingikiriza imiryango izagufasha buri kimwe cyose kandi utabizi neza niba bazabikora. Aha ngaha rero iri kosa abantu benshi barirwamo ugasanga ku munota wa nyuma iby'ubukwe birapfuye kandi bitewe n'uko barangaye bagakora bakizera abantu kandi bitari ngombwa. Ikosa rya gatatu rero abantu bakunze kugwamo ni ukumenyekanisha ubukwe cyangwa se kumenyekanisha gahunda y'ubukwe mbere y'uko ingengo y'imari itegurwa. Ugafata ukamenyekanisha ubukwe ngo aho buzabera n'igihe buzabera kandi nyamara utarakora ingengo y'imari izakenerwa muri ubwo bukwe. Iryo ni ikosa abantu benshi bakunze kwisangamo kandi rikagira ingaruka nini cyane ku mitegurire y'ubukwe. Ni ukuvuga ngo iki rero inama aha ngaha nabagira mbere na mbere, mbere y'uko utegura ubukwe banza ukora igenamigambi uvuge ko umushinga wawe w'ubukwe uzawushoramo akayabo kangana gutya cyangwa se uzawushoramo ubushobozi bungana gutya, unagaragaze buri bushobozi buzajya kuri buri ruhande aho buzagenda bukomoka aho buzagenda buva kandi hizewe neza cyane. Nyuma yaho rero ikindi cya kabiri, ikosa rya kabiri inama nakugira, irinde kwizera abantu kubera yuko icyo udafite uba utagifite. Hari igihe ushobora kwizera umuntu yuko baragukoreye ikintu nawe ugasanga byamuhindukanye nubwo yaba yari n'ubunagikore ariko ugasanga byagenze ukundi ubwo bushobozi wari umutezeho ntibubonetse. Ikindi irinde kwihutira kubyina mbere y'umuziki ngo utangaze umunsi w'ubukwe cyane naho ubukwe buzabera mbere y'uko ugena igenamigambi yawe ngo uvuge ngo nzashoramo angana uku nguku. Aha ngaha rero iyo uramutse utangaje aho ubukwe buzabera utaritegura ngo ubone amafaranga cyangwa se imari n'ubushobozi bwose buzahakenerwa, aha ngaha ushobora kwisanga ubukwe bwawe bupfuye kandi bitewe n'uko wihuse cyane. Rero banza ukore igenamigambi nurangiza buri gice cyose wakigeneye ingingo yacyo ubundi ubone gutangaza ubukwe wirinde aya makosa atatu. Rero nk'uko nabibabwiye yuko tuzaturebera nibura hamwe ibintu bitatu tugomba kugenda tumenya mu mabanga y'ubukwe. Njye nkaba MC Ndangamira ugomba kubagezaho gatanu ku kandi, umuyoboro wo tugasanga n'ubundi ni MC Ndangamira tugenda tubisangaho wa YouTube. Reka rero nimba wishimiye iyi video ntubwire ngo aya makosa uko ari atatu ntuzigere uyarwamo ndetse unasangize mugenzi wawe kugira ngo atazisanga muri aya makosa, kandi nimba nawe yarakubayeho uze uduhe ubuhamya ndetse ujye nicyo wagira inama ku bandi batarakora ubukwe kugira batazisanga muri aya makosa. Ure duhure muri comment rero wandikemo icyo ushobora ko tuvugaho cyangwa icyo twagufasha mu mabanga y'ubukwe, ndahari kugira ngo mbe nagufasha. Rero ibuka gukora subscribe kugira ngo utazagira mu mabanga y'ubukwe agucika kandi ukomeze ukurikirane video ku yindi. Video iraza gukurikiraho rero uko ni ukuvuga ko iraza kuza ivuga uko wahitamo ahantu habereye ubukwe kuri budget.
ukuvuga ngo iki uko wahita bitewe na bije ufite uburyo wahitamo ahantu habereye ubukwe. Iyo niyo video iraza kuza ikurikiye tuze kuhahurira twese ubundi dukomeze tunyurwe n'amabanga y'ubukwe. Ngendi MC Ndangamira reka ipfundo ndigobekera ahangaha ubundi ngo sabenya kugira ubugeni n'ubugingo bw'ariko ibiganza kugabira bungera inyanja ugira itunga usumbye mirenge ku ntenyo. Ndabakunda naho utaha muri video ikurikiye.